Mwiriwe neza bavandimwe bumenyi ya CCTV. Akanya tugiye kongera kubereka ibijyanye n'isomo ni gute amanota waba warashyize muri CAMIS ukaba wabona wibeshya nk'igihembwe wari washyizemo, ni gute wabigenza kugira ngo uyakure muri icyo gihembwe yashyire mu kindi gihembwe yenda byemewe. Reka turebe tekinike ishobora kubonekamo wari wibeshye ukayishyira muri systeme muri gihembwe kitaricyo ugashaka kuyishyira mu kindi. Ese hari uburyo bworoshye yenda wabasha kubikora cyangwa hari uburyo wayigenza? Tubusanzwe muri CAMIS iracyari kunozwa ariko igenda inoga buke ntabwo systeme yahita yubakwa ako kanya ngo ikoreshwa samples, ariko yagenda ikemuka ibibazo muri byo. Reka twinjiremo turebe uko twabigenza. Twinjire muri systeme yacu, twinjiremo tumaze kugera hano. Buri gihe default wasanga wabanza byagombye kwitondera hano hantu, kuko abantu benshi bari kwibeshya bagashyiramo amanota bakajya mu gihembwe kitaricyo. Mwitondere rero ibyo muba muri gukora, ushobora kubikora nabi ukatuma ubyangiza. Ni ukuvuga rero ngo muri gihembwe urareba ibando twitonde igihembwe ugiye kuyashyiramo. Ushobora kuba kuyashyira mu gihembwe cya mbere ugasanga hano harimo igihembwe cya kabiri, ubwo yaba agiye mu gihembwe cya kabiri ntabwo yaba agiye mu cya mbere, cyangwa usanga washyize mu cya mbere kandi mu gihembwe cya kabiri. Ubwo rero ni gute rero twayareba? Reka turebe uburyo twareba amanota twashyizemo. Hari uburyo bubiri. Ubwa mbere bworoshye ni ukumanuka ukaza no ukajya kuri dashboard yawe, ukamanuka ugascrolling ukamanuka hasi ukareba ayo manota ushaka kureba washyize muri gihembwe yenda kitaricyo. Wenda ko bati ni end of unit, ukayakirikaho. Iyo yakiriseho kwitse ku ishuri amanota yose araza y'abanyeshuri bose, ukareba ngaya yenda naribeshye aya manota siyo, nashatse mfite ubushobozi bwo kuyasiba ahangaha remove max nkayasibamo, cyangwa akora ko nashyize mu gihembwe cya kabiri nshaka kuyashyira mu cya mbere nagombye kuyafata nkayakora icyo bita export. Hari uburyo bubiri bwo exportinga, hari ubwo muri PDF, hakaba n'ubu bwo muri Excel ko ino file ntabwo irakora, ntabwo irabasha kuba downloaded, ntabwo barashyiraho option yo kudownloadinga. Uburyo bwa Excel ubwa PDF niko buhari. Muri kureba ko amanota nabangiye kuyakora export mu buryo bwa PDF. Noneho nkaba nayakopiya, nkakopiya n'amanota yose, nkayakopiya nkakura muri colonne, muri colonne nkagenda nkaza kuyajyana nkayashyira muri template runaka ndibuze kubereka. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo kuramo amanota cyangwa ku exporting yo muri buryo bwa system bari bashyize mu gihembwe kitaricyo ushaka kuyashyiraho. Maze ukakopiya ukajyana muri exporting hariya washatse wahita ugira remove max kugira ngo muri iki gihembwe avemo utayandikamo inshuro ebyiri mu gihembwe cya mbere cya kabiri. Warangiza ukagenda ugacinginga igihembwe, noneho ukabona kuyashyiramo. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo kugera kuri remove, uburyo wayakuramo cyangwa uburyo wa exporting. Uburyo bwa kabiri ni ukuza hano kuri upload max, ukaza ugahitamo igihembwe urimo, amanota arimo, ukaza ugahitamo grade ishuri wari wayahaye, ukagenda ugahitamo classe. Urangiza ukavuga ati yenda ni isomo runaka, ni end unit nari nakoze cyangwa end of term. Maze gushyiraho gutya ihita ikurura amanota cyangwa iyo unit wari uriho, igahita yakwereka nabwo mu bundi buryo. Ukaba wajya remove max cyangwa ukayasiba cyangwa ukaexportinga mu buryo bwa PDF cyangwa mu buryo bwa Excel. Excel navuga ko itaranozwa neza, ariko mu minsi iri imbere irabinoze ibasha gukoreshwa. PDF niyo turi ku exportinga mu buryo bwa PDF. Impamvu turi exportinga nuko dushobora kugenda tukakopiya cyangwa ukayabika mu mashini yawe kugira ngo tutazayabura igihe runaka. Tuyabitse mu mashini yacu, tukasevinga mu mashini. Ibyo dukora tugaruka hano kuri upload, gukora upload, tukaza tugakora ibyo bisanzwe. Tukavuga ati tukamenya igihembwe cya kangahe, yenda nari nibeshye mu gihembwe cya kabiri kandi ari icya mbere, ukakirikaho
ukaza ugahitamo ishuri ushaka kuyashyiramo, cyangwa ugahitamo class groupe, ni A cyangwa ni B cyangwa ni C, ni premiere D, ni P1 cyangwa ni iki, ugahitamo ishuri. wamara kurihitamo ukaza ugahitamo isomo ugiye kuyashyiramo, wamara kurihitamo ugahitamo ubwoko bwa kaminuza ugiye gutanga, ninde ufitamo examen da wibeshya, ukaza ukareba ugasanga hano urabona ko irimo. ubwo ndi kubikora mu gihe nta amanota arimo, ngiye nkubereka ko kwajya mu kindi gihembwe. ugeze aha rero kuyashyiramo ntabwo wahita upestinga, cyagusaba ko uri bufate uburyo bwa mbere yandi exportinze, ukajya uyirebaho ukareba kanaka afite amanota ya n'aya, ugahita uyatayipingamo hano mu buryo bwa online web, cyangwa ugakoresha template ugapestingamo, ubundi ukahuza ukauploadinga. ubwo ni uburyo bwo kuyasiba mu kuyakoramo kugira ngo wari wibeshye ukashyiramo cyangwa ukabigera. murakoze, murakarama, mukomeze mukore subscribe kuri Ubumenyi TV. twungurana ibitekerezo, comment zirakenewe, aho mutugira inama, aho twakosora ibyo dukora, ibyo mushima, ibyo munenga, mukadufasha kugira ngo tumenye amakuru kuri ibyo. murakoze, murakarama.